Iki ni igice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Mugeni Edisa nk'uko twari twabibasezeraniye. Duherukana Edisa amaze gukurwaho umutwaro wari umuremereye. Iki gice cya kabiri rero gikubiyemo urugendo rwo kwezwa, aho yagiye ahura n'ibigeragezo byinshi, ndetse kandi na n'ubu agihura n'ibigeragezo byinshi, ariko yabonye intsinzi. Nimukurikire. Yesu ashimwe. Reka dukomeze dushime Imana yabanye natwe mu minsi itambutse. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngarutse rero gusubukura ubuhamya bw'igice cya kabiri. Reka shime Imana rero yabanye nanjye mu minsi mikeya ishize mvuye aha. Icyubahiro n'ikibi cyayo. Reka rero tutarakomeza twongere dusenga Imana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru ryera, tugarutse imbere yawe kugushima no kuguhimbaza mu ijuru no mu isi, ku maso ataracumuye no mu mutima wanjye aka kanya. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Kangushimire ineza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka, urukundo wakunze umunyabyaha kugeza na bugingo n'ubu. Habwa icyubahiro. Imana, reka ngushimire yuko unyemereye kongera kugaruka muri uyu mwanya wo kuguhamiriza abatakuzi kugira ngo nabo bakumenye. Ndagusaba rero kugira ngo mu kanya nk'aka ngaka uze ubane nanjye. Mwuka wera muyobozi aze abe muri njyewe, he kuba ari njyewe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagusaba rero kugira ngo wongere unkoreremo, wongere nyibutse ingingo z'ingenzi izabasha gukiza imitima ya benshi muri iyi si ibuze ibyiringiro, kugira ngo bongere bakumenye. Izina ryawe nirishimwe. Umwanya wose ngiye kumara aha ngaha nkumarane nawe, kandi ku musozo w'ubu buhamya hazaboneke benshi baguhindukirira. Izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari maze kubibabwira rero, ngarutse gutanga ubuhamya bw'igice cya kabiri. Twari twasubikiye aho Uwiteka yaramaze kungirira ubuntu, amaze kunkiza umubiri ndetse akankiza n'umutima. Murabizi neza ko na Yesu akiri mu isi yakoze ibitangaza, yahumuye impumyi, asura abapfuye, akiza ibirema, akiza abarwayi. Kandi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga neza, we yakizaga umubiri, yamukizaga n'umutima. Ni muri ubwo buryo rero ibyo Yesu yakoreye abarwayi mu gihe cye ari nabyo akora uyu munsi wa none. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Mwarabyumvise neza ukuntu maze kugirirwa ubuntu n'Uwiteka, ankuyeho umutwaro w'ibyaha, ahari umubabaro n'intimba n'agahinda no kubura ibyiringiro byasimbuwe n'umunezero n'amahoro yo mu mutima. Muri make rero uwo utari uriho yabayeho. Izina ry'Imana nirishimwe. Ni muri ubwo buryo rero maze guhabwa imbabazi z'Imana nibwo navuga ko nari mbayeho mu maso y'Imana, nibwo nanimenywe n'ijuru. Nari mvutse ubwa kabiri, mu gihe mbere nari nzi ko kuvuka ubwa kabiri ari ukujya muri Yorodani ukabatizwa mu mazi menshi, ariko mu by'ukuri kubyarwa ubwa kabiri ni igihe umaze kwiyunga n'ijuru, izina ryawe rimaze kumenywa mu ijuru. Ni muri ubwo buryo rero maze kubyarwa ubwa kabiri nari mvutse, ariko mu kuvuka ntabwo umuntu avuka ngo ahite akura. Ubwo nari ngiye gukomeza urugendo rwo gukura. Nk'uko mubizi, iyo umubyeyi abyaye, uruhinja rwe ruba rukenewe kurerwa kugira ngo rukure. Nta kindi rero cyagombaga kunkuza usibye ijambo ry'Imana hamwe no gusenga. Nk'uko nabibabwiye maze kubabwa imbabazi z'Imana, namaze igihe runaka numva ndi mu mutekano w'ijuru,
numva icyaha muri njyewe cyaragiye kure cyane, numva ndi mu mahoro. Ariko ayo mahoro igihe cyaje kugera nongera kwisanga ni nk'uko nari meze bwa mbere, usibye ko itandukaniro nari mfite ibyiringiro by'uko nababariwe ibyaha. Ubwo nari mpawe agakiza k'agateganyo, ariko ubwo noneho nari ngiye kugira ngo nkakorere kaba kanjye. Icyari kigiye gukurikiraho ubwo hari hagiye gukurikiraho intambara. Mu by'ukuri nk'uko nabibabwiye, nazakiriye ndi umukobwa w'inkumi, imyaka namaze ndi mu bukumi, nta ntambara zidasanzwe nigeze ngira, usibye yuko nakundaga gusenga cyane, mfite ubushyuhe cyane bwo kumva hari ikintu cyahindutse muri njyewe, mu kanwa kanjye harimo kuvuga ijambo ry'Imana cyane no kuriganira. Nkakunda no gusenga, ngira amasengesho adasanzwe yo mu rwiherero, iyo sinayagiraga. Ariko uko iminsi igenda ishira, kagenda bikatuka, ngasenga rimwe na rimwe, ubundi nkabyibagirwa, ntabyibuka nkabikora. Nihuse rero igihe cyaje kugera, biba ngombwa yuko njya mu kindi cyiciro, ndashyingirwa, njya kubaka urugo. Maze kugera mu rugo, navuga ko ariho intambara zikomeye zatangiriye. Mbere zari intambara zisanzwe zitakanganye, ariko maze kugera mu rugo nahuye n'intambara zikomeye natari narigeze ngira mu rugendo rwa gikristo. Ndabyibuka maze kugera mu rugo, nk'uko nabibabwiye narashyingiwe, naragiye nzi yuko iyo umuntu ageze mu rugo gikurikiraho ni ukubyara. Naje kugira ingorane, ntabwo nageze mu rugo ngo mpite nsama, natinze kubona umwana. Namaze igihe kingana nk'umwaka urenga ndetse hafi n'igice nta mwana cyangwa se ntarasama, ntangira guhangayika. Ababyeyi murabizi, iyo ushatse ukamara amezi arenga 3, umutima nta handi uhita ujya, uhita wibaza ibigiye gukurikiraho. Cyane ko narahuye n'urugamba rw'uko njya gushyingirwa, hari haravuzwe amagambo atari meza. Hari abantu Satani ajya akoresha bagahinduka ibikoresho bya Satani, bavuga amagambo atari meza bayamvugaho, ndetse agera nuko twe tugiye gushyingiranwa, bati uwo mukobwa ugiye gutwara nubwo mujyanye ntabwo azabyara. Yaraje arabimbwira, ibyo bintu numva binkoza ahantu, ariko ndamubwira nti bihorere, urubyaro rutangwa n'Uwiteka, na mwana w'umuntu utanga urubyaro. Satani yabyuririyeho rero. Nkimara kugerayo, mbona ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, biragenda bigera mu mwaka. Nahise ngira guhangayika gukomeye cyane, ntangira gusenga mbwira Data wa twese nti mbabarira, ungirire neza, unkize urubwa rwa Satani. Mu by'ukuri murabizi ko mu muryango ususuruka iyo harimo umwana, ariko iyo nta mwana uba ubona hari ikintu kibura. Nabonaga hari ikintu kibura, nkabona uwo turi kumwe, nkabona, murabyumva namwe. Tangiye noneho ibihe byo gusenga bidasanzwe, by'umwihariko ngira Data ntingirira ubuntu, umbabarire, unkize urubwa. Mu by'ukuri iyo nasengaga numvaga mfite ibyiringiro, kuko nahitaga nibuka ibyo Uwiteka yankoreye mu gihe cyashize muri bwa burwayi, nkabwira Yesu nti ibuka cya gihe wankoreye ibikomeye, n'uwongera unkorera ibikomeye. Kandi nkumva igihe yabikoze n'uyu munsi aracyafite ububasha bwo kubikora. Ibyo byiringiro nari mfite. Igihe kimwe rero ntazibagirwa, ubwo nari ndwaye ndi mu kwezi kw'abadamu, nagiye kubona mbona ibintu bidasanzwe, ntegereza yuko nakira, ndaheba, mbona iminsi iriyongereye,
mbona ibintu biri kugenda bihindura isura. Ubwo icyumweru cyari gishize mfashe umunsi wa 8 nibwo nagiye kumva numva mu mubiri natakaje ikintu gikomeye cyane, numva mfite isereri mu mubiri. Ndabyibuka nijoro ubwo nari ndyamye narabyutse ngiye mu bwiherero mpita isereri, mbwira umutware wanjye nti ndarembye. Gusubira ku buriri byarananiye, ndyamye numva ndimo ndazikama, numva ndi kujya ahantu kure. Mpita mbyuka ndamubwira nti mfata. Yaramfashe, hari mu gicuku, hari mu masaa 9 saa 8 gutyo, sinongeye kuryama. Nkumva umubiri, nkumva umwuka biri kugenda binshirana numva. Bigejeje mu masaa 11 naramubwiye nti ma telefone. Yamaye telefone, ndangije mpamagara abavandimwe, ntago bari kure, twari duturanye. Ndababwira nti meze nabi, ndarembye ndetse ndumva ndi kugenda mpfa numva. Ndababwira ni mu ntabare. Bakimara kubyumva kuko bari bazi ko ndwaye, bazindutse bangeraho. Baje basanga ndacyari mu maguru y'umutware wanjye, atabasha kunshyira hasi kuko numvaga ndembye cyane. Bakimara kongeraho basanga neza namuciriye mu maboko. Icyo bahise bakora nuko bahise bashaka amazi ashyushye, banjyana muri dushe, bahita bashaka uburyo ki nagera kwa muganga. Ndabyibuka baje ari 2 bamfata mu maboko tujya muri dushe. Bakimara kuntera amazi, ntabwo ibyakurikiyeho nigeze mbimenya. Nisanze nahise njya muri koma. Ubwo nongeye kwisanga ndi kwa muganga. Ubwo nari ngeze muri koma, bashatse imodoka byihuse, baravuga bati nitumujyana kwa muganga, igihe bari buze kuba bashaka ibyangombwa araba yapfuye. Bavuga bati reka tumujyane muri kilinike zigenga. Twarihuse, tugezeyo bakinkubita amaso, baravuze bati uyu muntu ntabwo twamushobora, mwihutane i Kabgayi, ikibazo afite ni ikibazo cyo kubura amaraso kandi twe nta bushobozi dufite bwo gutanga amaraso. Ndabyibuka tugeze Kabgayi, bakimara kumbona nta kindi bahise bankorera, bahise banyinjiza muri urgence. Bararebye basanga amaraso yanshizemo. Ubwo nari ndi muri koma, narumvaga ariko ntago nabashaga kuvuga. Numvaga ndahano kure cyane. Numva babajije abari bandwaje bati ese groupe y'amaraso ye mwamuyize? Bati wapi. Bareba basanga bajya kumfata amaraso, biraba byarangiye. Mvuga mu ijwi ritoya cyane, mvugira kure, ndahabwira nti niho negatifu. Bihutiye kujya gushaka amaraso. O negatifu ni groupe idakunze kubona amaraso. Baragiye bahita bazana amaraso, babarayanteye. Bamaze kuyantera baravuga bati amaraso yamushizemo. Ubwo nani ngeze kuri 3. Umuntu muzima aba afite 12. Baravuga bati hari agashashi kamwe tutumisha yandi, kamwe na kintu kari bwabumarire. Nkuko babimbwiye, bamaze kukantera bategereza yandi amaraso, ntago bahise bayabona. Byarangiye rero aho bari bategereje batayabonye, bahita babwira wari undwaje bati tugiye kubatransfera CHK, amaraso ntago bashije kuboneka. Ubwo bashaka kuntransfera amaraso yaramaze kunshiramo n'andi banteye, noneho bigeze kuri 1. Murabyumva aho naringeze. Icyo bakoze ni iki? Ubwo nari muri urgence, abaganga twe turi kumwe, numva bavugana ariko ntabasha kubasubiza. Baravuga bati turamugezayo birangiye, ayerandimo yaramaze kunshiramo. Nagiye kubona mbona bahise bashyiramo andi maraso, ariko amaraso bashyizemo ntago yari amaraso yanjye.
ibyo narabyumvaga ariko ntabasha kuvuga. Twagiye mu ijoro, twagiye CHK mu saa sita za nijoro. Twagezeyo rero neza ndi kuri tape ya nyuma yo gupfa. Nkimara kugerayo umuganga twari turi kumwe bamaze kunyinjiza mu kigo yahise asohoka mu modoka, nanjye baransohora. Abaganga bakimara kumfata yahise yinjira mu modoka n'umushoferi ahita yongera aragenda. None abaganga barambajije bati muganga wakuzanye ari hehe? Ndababwira nti yagiye. Ariko ubwo nabwo navugaga ndahano kure, ariko ubwo kwa muganga i Kabgayi baravuze bati ikibazo yagize yakuyemwo inda. Ubwo ku ifishi yanjye bari banditse ko nakuyemo inda. Tugeze CHK barangije nawe icyo bahise bakora, bahise bankubita andi maraso. Ni ukuvuga ngo bahise bantera amaraso, ndimwe amaraso, akaboko kamwe kari karimo amaraso na serumu, akandi karimo amaraso n'ibindi bintu bitaga ngo ni parakete niba ntibeshye. Bitewe n'ubuzahare nari mfite, ntabwo barindiraga ko amaraso aza nk'uko bisanzwe, ahubwo bahitaga bakanda amaraso mu minota mikeya akaba arashize bakabanteye ayandi. Ndabyibuka banteye ibishashi 14 by'amaraso atari ayanjye. Ya yandi navanye Kabgayi atari ayanjye, ngeze CHK niyo bahise bakomerezaho. Ariko ubwo bwakeye noneho navuye muri koma. Abantu nahasanze nabo bari indembe cyane. Barambonye baravuga ati uyu muntu arapfa pe. Ariko bukeye bwarakeye mbona ndazanzamutse, abo twari turwaranye bagiye kubona babona ndicaye. Ndabyibuka umurwayi umwe wari uri iruhande rwanjye yagiye kubona abo nicaye, yavuze ijambo rikomeye ntazibagirwa. Yaravuze ati yewe, ati na nyuma ya zera Imana irakora. Ati na nyuma ya zera Imana irakora. Ati wa murwayi tarazutse. Nuko shima Imana mbona yuko ntagipfuye. Kwa muganga nahamaze icyumweru bantera amaraso. Ibishashi 14 by'amaraso atari ayanjye n'ibindi bishashi 14 by'ibindi bintu bimeze nk'ubuki bita parakete. Murumva ntari nagiye pe, ariko Imana yarandokoye. Ndabyibuka ubwo dogiteri yaraje kudusura, naramubajije nti dogiteri mfite ikibazo. Arambwira ati ese ufite ikihe kibazo? Ndamubwira nti ikibazo mfite nuko mushobora kwa mwaranteye amaraso atari ayanjye. Yarambwira ati reka ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo tujye dutera amaraso atari ay'umuntu. Iyo tujye gutera amaraso turanza tugapima amaraso gurupe y'umuntu tukaba tumutera. Arambwira ati amaraso baguteye i Kabgayi gurupe yayo niyo natwe twahise tugutera. Ndamubwira nese gurupe mwanteye ni iyihe? Arangije arambwira ati amaraso yawe gurupe yawe ni B. Ndamubwira nti oya, amaraso yanjye ndayazi ni O negatifu. Arambwira ati reka ati ibyo uvuga ntago ari byo. Bitewe nuko gurupe yanjye nari nyizi neza na mbere yo kurwara nari nyizi, bambwiye iyo ngiyo yindi kandi naho byari byapfiriye mazi, numva ngize ikibazo ntitwakwemeranywa na dogiteri. Ariko dogiteri bitewe nuko yari umufamiliye nari mwisanzuyeho, abonye mfite ikibazo yarambwira ati reka ngufashe mukuremo gushidikanya. Agenda azana ibyangombwa byose, arongera amfatira amaraso. Amaze kuyafata igisubizo cyaje ari B. Arambwira ati ntuzasubire kuvuga ngo ufite O negatifu. Ibyo bintu guhera uyu munota ubisibe mu mutwe wawe. Ndamubwira ntariko impamvu mbikubwira nuko gurupe yanjye nyizi ntararwara, nari nzi ko ari O negatifu.
muganga nyine ntabwo najyaga impaka nawe, naratuje, ariko mu gutuza numva mfite ikibazo. Ariko Yesu yangiriye ubuntu, namaze icyumweru kirenga mu bitaro, mvamwo numva norohewe ku buryo numvaga rwose ntagipfuye. Nihuse ngeze muhira, nakomeje gutekereza ayo maraso banteye, ntekereje nuko atari ayanjye. Ndavuga nti uko byamera kose nimara koroherwa nzasubira kwa muganga nongere nifatisha amaraso ndebe iby'aya maraso. Mu by'ukuri niko byagenze, nagiye kwifatisha amaraso, ngiye sanga gurupe yanjye ni O negatifu. Ntungurwa no kubona ya maraso yose banteye atari ayanjye, nongeye kugarurirwa amaraso yanjye. Ayo maraso yose banteye rero nani mfite ikibazo cy'uko ashobora kongeraho ikibazo, ariko Uwiteka angiriye neza, angirira ubuntu, nta kibazo na kimwe nigeze nkira. Byarangiye nsubiranye amaraso yanjye nani mfite na mbere hose. Ibyo bintu nibyo gushimira Imana. Ubwo urumva ko ntangiye urugendo rw'intambara. Mu by'ukuri hamaze iminsi itari myinshi, ubwo ngubwo ngiye kubona numva muri njyewe hajemo impinduka. Ngiye kwa muganga nipimishije, barambwira bati warasamye. Nagize umunezero, nagize ibyishimo, shimira Imana yo mu ijuru. Ndavuga ni Imana, niki igitangaza kiyongereye ku bindi wankoreye. Nashimye Imana, numva muri njyewe ikintu Imana inkoreye. Ibyo bintu uko ari bitatu ntabwo nzabyibagirwa mu buzima bwanjye bwose bwo kubaho. Nkimara gukira uburwayi, numvise nezerewe Imana, numva ikizansaba cyose nkiriho nzagikora kubw'igitangaza nkoreye. Nongera kubona umunezero mu buzima ntigeze mbona, nongererwa kugirirwa ubuntu no kongera kubona ngiye kubona urubyaro. Hejuru y'agasuzuguro ka Satani yari amaze kunteza urubwa, ambwira ko natazabyara. Murumva atagiye gushimira Imana? Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntabwo byatinze rero, Satani ntabwo yigeze amvirira. Namaze amezi 6 ntwite, ndi mu munezero w'ijuru. Ndabyibuka umunsi umwe ubwo nari mvuye mu rugo ngiye ku kazi, ndi muzima, nta hantu handya. Ngeze mu kazi narunamye, ngiye kumva numva mu mazuru hashotsemo amazi nk'umuntu ugiye gufatwa na gripe. Nibwo nakoze ku mazuru, ngiye kubona mbona nzanye amaraso mu mazuru, mbona ngiye gukanuka. Nari ifite papier hygienique ndabyibuka, nahise nyishyira mu mazuru. Mu kwishyira mu mazuru nagiye kubona mbona neza biranze amaraso ahingutse inyuma. Uwo twari turi kumwe yaramfashije, irafite amazi, turasohoka hanze, antera mu mutwe, noga mu maso, ahubwo mbona bibaye nk'ufunguye robine. Twihutiye kujya kwa muganga, aho twari twegeranye hari ivuriro. Nkimara kuhagera bahise bavuga bati mwihute kuri centre de santé babafashe. Twageze kuri centre de santé, barebye ukuntu meze bahita bantarasifera. Bamaze kuntarasifera igitwe, kuko bari bamaze kumenya ko mfite n'ikibazo cyo kuba ntwite. Bakoze ibishoboka byose, baramfasha ibintu biranga. Noneho ubwo ngubwo nari maze kugira crise, amaraso yaramaze kumbana menshi, nakanukaga izuru rimwe ngera igitwe. Noneho ngiye kubona mbona amazuru yose bapfukaga izuru rimwe agahita ahinguka mu rindi. Noneho barandarika, maze kurarama, noneho ngiye kumva numva amaraso yose ahise ayoboka mu kanwa, yacaga mu mazuru no mu kanwa. Noneho guhumeka bikananira bitewe n'ubwinshi bw'amaraso. Ndakanuka nibwo bwa mbere nari mbonye icyo gitero kingana gutyo. Noneho nareba amaraso ukuntu angana, natekereza n'ukuntu meze ntwite, ndavuga nti ndapfuye, noneho birarangiye. Nsengera mu mutima, ndavuga nti Uwiteka wantabaye cya gihe, ndakwinginze garuka n'uyu munsi untabare. Bahise banjyana muri urgence, baramfasha, bankorera ibishoboka byose,
bandambikaho ibintu by'ibibarafu mu mutwe, ibintu birananirana. Noneho bakazana ibase, kuko umwuka ntabwo wanyuraga mu mazuru bitewe n'uko hose habaga huzuye amaraso. Amazuru yose avanga amaraso mu kanwa, nkazana amaraso mu minota mikeya akaba ahingutse mu kanwa, mu kanwa hakaba huzuye amaraso, nkacira ibase nenda kuyuzuza. Babona ibintu birakomeye. Icyo bakoze ni uko bahise bati tugiye kukohereza i Butare. Bagiye kunyohereza i Butare, nasenze mu mutima ishengesho ntazibagirwa, nongera kwibutsa Uwiteka ahantu yankuye, ndayibwira nibuka cya gihe, nongera ibuka cya gihe ntiwarantabaye. Uwiteka ndagusaba kugira ngo n'uyu munsi wongere untabare. Ese Mana, uyu munsi waba ari wo herezo ryanjye, ngirira ubuntu wongere untabare. Waramfashije cya gihe, ndagushima, n'uyu munsi wongere umfashe. Mu by'ukuri bamaze kunkorera ifishi, bamaze guteguza umurwaza banjye ko tugiye, Uwiteka ngiriye ubuntu, ngiye kubona mbona wa muvu w'amaraso wose uhise uhagarara. Umaze guhagarara, barangije barandeka nsubira mu bitaro bisanzwe, bakajya bankurikirana buri kanya, ngira umugisha, amaraso ahagarara ubwo ngubwo. Ese murumva Imana itumva? Imana irakora kandi ikabigaragaza, niyo gushimwa iteka ryose. Mu by'ukuri Imana ngiriye ubuntu, amaraso ntiyakongera kuza, sinakongera gukanuka. Ndangije ndasezererwa, ndataha, nsubira ku icumbi, nkomeza ubuzima busanzwe. Ngira umugisha rero, amezi 9 aragera, ndaruhuka. Ndangije naranaruhuka neza, nta zindi ntambara zindi. Byara umwana w'umukobwa ari imfura yanjye. Imana ingirira ubuntu, umwana ndamurera, ngize amahirwe ndamucutsa. Ku mbyaro ya kabiri, Imana umwana w'umuhungu, nabwo mubyara neza, nta zindi ntambara, nabwo nshima Imana. Bigeze rero ku mbyaro ya gatatu, Satani yongera hagurutsa urugamba rutanyoroheye. Ubwo nari ngiye kubyara, nari ntuye mbyara neza, ariko nkumva amajwi y'abantu ngo ati ariko wafashe umuti. Ariko bitewe n'uko nabyaraga neza, nkumva umuti ntabwo ari ngombwa. Biragenda bigeze mu mezi 9, njya kwa muganga kuri centre de santé. Barangije barambwira bati ni ukwihuta mukajya muri hopitali, bitewe na cya kibazo cya groupe, kuko nari ngeze kuri tape ya nyuma yo kubyara. Kwihuse bavuga bati nimutinda mu nzira urabyarira mu nzira. Tugera kwa muganga ngeze ku munota wa nyuma, noneho ndinjira. Mu gihe dogiteri ari kunsuzuma, asanga umura wifunguye, ngeze muri yasa yo gusunika umwana. Ibintu birananirana. Dogiteri akancisha mu cyuma, agasanga nta kibazo umwana afite, ariko akibaza igituma umwana atasohoka, bikamuyobera. Byageze aho ngaho dogiteri abona ko harimo ikibazo. Yahise avuga ati manuka ujye kubagwa, bagutegure. Ariko uwo twari turi kumwe n'abandi babyeyi bari hafi aho ngaho bakurikirana amakuru, baravuze bati uyu muntu afite ikibazo. Nagiye kubona mbona banzaniye umuti, aho nari ndyamye aho ngaho mpita nkunywa vuba. Ndangije njya kwiseta, maze kunywa umuti wa Kinyarwanda. Ubwo twaragiye, dogiteri amaze kungeza kwiseta, ubwo yakoze icyo yagombaga gukora. Ntungurwa no kumva ambwira ati uzi ikibazo umwana wawe yari afite? Ndamubwira nti wapi. Arambwira ati umwana wawe yari aziritse ijosi, umwana wawe yari aziritse amaguru, nicyo cyatumaga umwana adatambuka.
ndangije nshima Imana ndavuga nti Mana n'ubu urongeye urandokoye, ntabwo Satani imigambi ye igezweho. Nuko shima Imana ubwo ndangije umwana wanjye aba muzima, nanjye mba muzima. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ubwo urumva intambara zari zitangiye, ariko maze kugera mu rugo nzi ko Satani atsinzwe birangiye. Nagiye kumva nkumva mu nda simeze neza. Ubwo iminsi igenda ishira nkabona inda iri kugenda ibyimba, indi igenda ibyimba. Nuko ndangije mbaza abaganga nese bimeze bite, ndi kumva meze gutya na gutya. Nkabaza abandi babyeyi bakorewe sezeriyene bakambwira ati niko bigenda, ihangane. Nkagira ngo niko bigenda koko, ariko nkabona inda iri kugenda ijya mbere nk'irimo umwana. Byaje kurangira rero ndebye umuganga twari duturanye arambwira ati rero biragusaba kuzasubira kwa muganga bakareba ikibazo cyaba kirimo. Ubwo umwana arageze amezi 4 nasubiye kwa muganga barandebera barambwira bati uzasubira ku iseta. Ntekereje ukuntu ngiye gusubira ku iseta ntagiye kubyara, numva umutima urampagararanye. Mbwira Yesu ni Yesu, na n'ubu Satani aracyankurikiranye, ntaracyahiga ubugingo bwanjye mbushyize mu biganza byawe. Komeza umfashe nk'uko n'ubundi wamfashije. Mu by'ukuri nagiye kwa muganga banshyira ku iseta, bambaga inshuro ya 2 nta mwana bambagiye. Ubwo urumva ko ari Satani wari gushaka ubugingo bwanjye, ariko ndashimira Yesu yuko nubwo bambaze 2 ku nda imwe, Yesu yarandokoye. Imigambi ya Satani iburizwamo, izina ry'Imana yahabwa icyubahiro. Hagati aho rero ubwo urumva ko nari ntangiye urugamba rudasanzwe. Narasengaga, ariko kwiga ijambo ry'Imana byazaga gakeya gashobotse. Najyagamo rimwe na rimwe, ubundi nanajyamo nkumva nta kintu numvisemo kidasanzwe, ariko ko nzi yuko umugenzi akuswa no kwiga ijambo ry'Imana nkabijyamo, kuko nzi yuko ari byo bibasha gukuza umuntu. Ariko iyo najyagamo ntabwo noga nakubwiraga ngo mvanye iki nicyo cyamfashije, ariko nkajyamo nkanasenga. Ariko umunsi umwe ntazibagirwa mu buzima bwanjye, nahuye n'urugamba, nahuye n'igitero gikomeye cyaje kintunguye. Natunguwe n'ikigeragezo ntari niteguye. Numva mbuze ahantu nicara, numva isi imbanye ntoya, numva mbuze icyerekezo, amahoro ndayabura, ibintu numva biranze neza, numva isi imbanye ntoya, nabuze icyo gukora. Ndabyibuka aho narindi, numvise mu mubiri wanjye bihindutse, numva ko kanya mise mfatwa n'ikintu gisesemi idasanzwe, numva mfashwe n'ikintu cya diyare idasanzwe. Ibintu biranyobera. Nasenze Imana, ibi ni ibiki, ndakora iki, ndagenza nte, ndajya hehe, ndafata iki? Nagize ubwoba, ngira umutima uhagaze, ariko ndabyibuka nagiye kumva, numva muri njyewe ijwi rimbwiye ngo haguruka uve hano ujye ku rusengero ujye guturizayo. Niko nahise mbigenza. Nahise njya muri dushe byihuse, ndangije maze koga njya mu cyumba, mfata ibitabo
nk'uko nabibabwiye narigaga ariko nta kintu numvagamo, nta kintu narasomaga nkasoma mu kinyarwanda, nkumva ibintu mu kinyarwanda, nkabyumva uko nyine mu kinyarwanda, nta kintu numva kirimo kirafasha umutima wanjye. Ndabyibuka nafashe Bibiliya, mfata indirimbo, mfata n'ibitabo bigera muri 2 by'icyumweru cyo gusenga, ndakugendera njya ku rusengero i Mugeshuru. N'intimba nyinshi n'agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi, nicara mu ishyamba, ndangije ndaririra Uwiteka, ndarira ndisanzura. Ndangije mbwira Uwiteka nti urebe umubabaro mfite mu mutima wanjye, urebe intimba mfite mu mutima wanjye, nta wundi wo kuyinkiza, ni wewe wenyine, ni wewe nje nsanga, ntabara ungirire neza, unyereke icyo gukora uyu mwanya. Narasenze ndasenga ariko nkumva amasengesho yanjye ntabwo azamuka. Ubwo nari maze kurira naratuje, none maze gutuza mbumbura bya bitabo. Nkimara kubumbura ibitabo rero, igitabo nabumbuyemo nasanze nko message wagira ngo bahise bandika uwo munota, message ihuje n'ikibazo nari mfite, message ihuje n'icyo nari nkeneye. Ndangije ndayasoma numva Uwiteka hari ukuntu abyiringiye umutima wanjye. Aho ku rusengero narahabaye, nahavuye nimugoroba, ubwo nahajya ni mu gitondo, nahavuye nimugoroba mu masaha ya 11:00. Inza numva mbaye nk'umuntu byiringiwe umutima, ariko n'ubundi ikibazo kikiri ikibazo. Ndabyibuka naratashye, natekereza amagambo Uwiteka yambwiye, nkumva anyuze umutima wanjye, ariko hashira akanya nkongera nkibuka cya kibazo, nkongera nkumva mbuza amahoro. Ibyo bihe nabibayemo bigenda birema intambara muri njyewe, biragenda birema umwijima. Hahandi nagezeho none nasenga nkumva amasengesho nagakirenga ikirere, nasenga nkumva nta kintu nkoze, none nongera gufatwa n'intimba n'agahinda n'umubabaro. Najya gusenga nkashwanyuka nkarira, namara gusenga nkumva amasengesho yose nta kintu amariye, nkumva mfite umutwaro ndemereye, nkumva nabuze umuntu wawuntura, nkumva nta muntu n'umwe wagira ikintu ankorera. Aho bigeze ndavuga nti nshobora kuba ntazi gusenga. Ntangira gutekereza abavandimwe bajyaga badufasha mu itsinda Imabera. Umutima urambwa ati haguruka ugende urebe Rushenyi Patrice, twari duturanye ndabyibuka. Ariko maze guhaguruka ngeze mu nzira, umutima urambwira ariko se uragenda umubwire ngo iki? Ariko ntumvaga ikintu kinjyanye ari kumubwira ngo nsengere, kuko njye nimaze kujya nsenga, nasenga nkumva amasengesho yanjye ntago azamuka, kandi nkumva mfite ikibazo, kandi nkumva mfite intimba n'agahinda mu mutima. Ndabyibuka naragiye ndagenda no kwa Patrice, ngize umugisha musangayo muri salo, amakaribu, ati amakuru, nti ni meza, ati ni karibu, ndicara turaganira. Bitewe n'ukuntu nari mfite intimba n'agahinda n'umubabaro wantungutse inyuma, ati se ko ndaba mfite ikibazo? Ndagira ngo mfite ikibazo, ndaje ndagusanze kugira ngo mfashe dusenge mwumve namwe. Nari mushyira ikibazo cyanjye, kandi nawe nubwo nanashakaga no kukimubwira, ahubwo nashaka kugira ngo nsengere. Se ariko nsengera gute buriya? Arebye ukuntu nari mese, yarambwiye ati pfukama dusenge. Twarapfukamye aransengera. Amaze kunsengera, bitewe n'ukuntu numvaga meze mfatwa n'ikiniga, ndangije ndarira. Ndabyibuka yambwiye amagambo akomeye, yarambwiye ati rero ikibazo ufite ni ugushidikanya. Ese waba ufite igitabo Umugenzi umugabane wa mbere? Nti ntacyo mfite ariko ntagishaka.
arongera arambwira ati ufite igitabo bita kugana Yesu? Ndamubwira nti ntacyo mfite ariko nabwo ntagishaka. Arangije arambwira ati genda ubishake, noneho ushakemwo icyigisho kivuga uko gushidikanywa kwagenzwa. Naratashye ndabishaka koko ndabibona, haba ari umugenzi haba no kugana Yesu. Ibyo byigisho byose narabishatse uko ari 2 bivuga ngo uko gushidikanywa kwagenzwa. Ndabyiga numva nabufasha na butoya numva nkuyemo, numva nta n'ikintu bimariye, numva nta n'ikintu ambwiye. Ibyigisho narifashije hasi, nkomeza kumva umutima wanjye mfite intimba, mfite ibibazo bitanyoroheye. Ariko ndavuga nti uko byamera kose ndakomeza nsenge. Nahise mfata umwanzuro wo kujya mfata umunsi umwe mu cyumweru nkajya kwihererana n'Imana, nkava mu rugo. Kuko mu rugo iyo nabaga mpari sinaburaga ibindangaza kandi mbona ntashaka kurangara. Naragendaga nkajya mu ishyamba nkirirwayo ngasenga. Igihe kiza kugera twasengeraga i Mugejuru, biba ngombwa yuko igihande twasengeragamo batugabira irindi shami. Turangije baduha urusengero, badushingira ishami rya Erayoni. Ubwo ndangije nkareba kugenda i Mugejuru, mvuyeho twari turi mbona ni ikibazo. Noneho ngira umugisha nza kumenya umuryango umwe ufite icyumba cy'amasengesho. Icyo cyumba ni icy'amasengesho gusa, nta kindi kibamwo. Uwo muryango Imana igihe umugisha, kuko igihe cyose umuntu ashaka gusenga aragenda bakamuha urufunguzo akinjiramwo agasenga, akabamwo, agasohoka igihe ashakiye. Nahise rero njya kureba umuryango umpa ikaze muri icyo cyumba. Naragendaga rimwe mu cyumweru nkahirirwa, nkabwira Imana ibindi ku mutima wanjye byose, nangiza ngasenga, ariko nkumva ntago bisengeka. Reka rero rimwe nzafata ibitabo ngiye kwiga n'indirimbo, nkabanza nkaririmba, nkareba indirimbo zihuje n'ikibazo cyanjye, namara kuririmba ngasenga, namara gusenga ngafata ibitabo ntangiza ngasoma. Maze Satani nawe ati hinga nzi, agahita mfata ubwo akantera ibitutsi. Nkahera ubwo nsinzira, ntabumbura, nkashiduka neza, ntaye nk'amacandwe. Nkafatwa n'akababaro, nkabwira Yesu ntumva rero Yesu urabireba, nzi ko ureba mu mutima, uzi ikibazo cyanzanye ahangaha, ntago nazanywa ahangaha no gusinzira, ngirira ubuntu umfashe ibi bitotsi ubinkuremo. Ariko bikarangira ibitotsi binganje. Byamara kunganza, icyo nakoraga ni iki? Nabwiraga Satani ni Satani we, ntindabizi urandwanya, ariko nubwo uri umurwanyi ntago uri umuneshi. Nahitaga mfata ubwo ngubwo nkaryama ku musambi, ngasinzira, nakanguka nkongera ngasubukura. Nkabwira Yesu nti urabizi ntago nazanywa ahangaha no kuryama, kuko uburiri nabusize mu rugo mbureba. Naje nje kukubwira ikibazo mfite. Satani aramvangira nteza ibitutsi, ariko urebe witegereze, urebe ikibazo mfite maze umfashe. Aho hantu nahabaye igihe kirenga umwaka, nsenga mbwira Uwiteka ikibazo. Ariko mu gusenga kwanjye nkabona ikibazo nta hantu kirimo kirajya. Nihuse rero byaje kurangira ntashye umunsi umwe, nabona ariko ubundi ikibazo mfite si njyewe udafite kwizera. Mpita nibuka amagambo aboneka mu Baheburayo igice cya 11 avuga ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa. Mu by'ukuri naravuze nti ariko nireka mbyizere. Ndangije nisera ko Uwiteka nyumvise, ndangije mpera ubwo ngubwo. Ndangije nkajya nsenga nkumva ko Uwiteka yanyumvise, ariko nahindukira nareba ngasanga cya kibazo kiracyari ingutu. Ariko Uwiteka ngirira ubuntu mu kwizera, nkumva ko cyakemutse.
ngize amahirwe numva Uwiteka ankijije kutizera amakwizera, nahabwa icyubahiro. Nihuse rero natangiye noneho kujya ndwana intambara, ariko noneho nkazirwana mu gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Nigaga ibitabo bitoya, nta bitabo byinshi nari mfite. Byaje kugera aho rero bigera muri covid. Ndabyibuka isabato ya nyuma ningiye bari bahaye icyigisho byo kwigisha muri katigisimu ya mu gitondo. Nakundaga kuba mu matsinda cyane, ariko ntabwo nari mfite impano yo kwigisha. Nigishaga rimwe na rimwe, ntangiza nk'isabato rimwe na rimwe. Noneho kubambwe ngo nzigisha numva bindwaniyemo, ariko biba ngombwa ko ni njyewe uzigisha. Bampaye igitabo twigiragamo, ndagitahana, ndaraniga ngo nzabone ibyo nigisha abandi. Nkasubiramo. Maze rimwe ndangije ndasenga mu gitondo, Bwana Imana umfashe sinzakorwe n'isoni. Ndabyibuka ndangije mu gitondo, ndabyuka ngiye gusengesha. Ngeze mu nzira, tugeze ku rusengero, nibwo twatunguwe no kumva itangazo ritubwira ngo haje guma mu rugo, insengero zose zafunzwe, amashuri yose yafunzwe, no gutaha tugiye kujya mu rugo. Ngo byarangiye dutashye dusubira mu rugo. Ngo byarangiye cya gitabo nkibumbye nkibika aho ngaho. Bibaho noneho mbona ibintu birahindutse, amashuri arafunzwe, abanyeshuri baratashye, ibintu bibaye ibindi, babahajemo guma mu rugo. Mbona ibintu bidasanzwe. Muri njyewe hajemo cyifuzo ngo fata kiriya gitabo ukige. Nanjye narakize, maze kukiga numva nta kintu ndimo ndumvamo. Hashize iminsi numvise imbaraga imbwira kujya kwiga. Igitabo ndakiga, numva kiri kunkurura. Byaje kurangira numvise nk'ibintu bidasanzwe. Ubwo twamaze kwinjira muri guma mu rugo, igitabo ndakiga ntabwo cyari icyanjye. Igitabo numva kirandyoheye. Ndangije mbwira nyiracyo nti wambabariye igitabo nkagwa amafaranga. Arambwira ati wapi, ntabwo igitabo cyanjye. Nta bitabo nagiraga Bibiliya n'indirimbo, ubundi n'ibyigisho. Ntabwo nagiraga ibitabo, ariko nahise numva muri njye haje nk'imbaraga kugura ibitabo. Nahise ngura icyo gitabo, Abakurambere n'Abahanuzi, muri covid. Nahereye kuri page ya mbere, ndakiga. Noneho uko nkiga nkumva harimo imbaraga igenda inkurura. Birangira igitabo nkirangije cyose. Noneho numva nkuruwe no kwiga ikindi gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose. Nacyo ntabwo nakigiraga. Igitabo nacyo ndakigura, niga guhera ku cyigisho cya mbere kugera ku cyigisho cya nyuma. Ndangije ngura n'ikindi bitaga ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Nacyo ndakiga guhera ku cyigisho cya mbere kugera ku cyigisho cya nyuma. Noneho numva ntangiye kumvamo ibintu bidasanzwe. Noneho nkabona ibyo ndi kubona n'ibyo ndimo ndasoma, nkabihuza, nkabona ni mahwe. Ubwo guhera ubwo ngubwo ibitabo byahise numva bimbereye ibyigisho bikomeye cyane. Ntangira guhuza ibyo niga n'ibyo ndimo ndabona. Nabonye ukuntu ubuhanuzi burimo burasohora. Ntangira kwiga intambara ikomeye. Byaje kurangira rero ubwo bari bafunguye insengero, naje kubona amagambo akomeye y'uburyo amategeko y'Imana agiye gusimburwa n'amategeko y'abantu. Ntangira kubona amagambo akomeye yari arimo avuga ukuntu hagiye kubaho kugambanira umutimanama w'umuntu. Byaje kurangira muri njyewe hajemo icyifuzo cy'uko ntagomba gusubira ku rusengero, bitewe n'uko amaze gufungura insengero. Amategeko yagengaga gufungurwa kw'insengero nabonaga ahabanye n'icyo ijambo ry'Imana ryavugaga. Nihuse rero ntabwo nongeye gusubira ku rusengero ubwo, bitewe n'icyo ijambo ry'Imana cyari cyambwiye n'ibyo nabonaga nahuza, nkabona ntabwo bihura. Hari amagambo nasomye rero yantangaje cyane, aboneka mu nyandiko z'ibanze
paje 70, avuga yuko ibyabaye ari ukuboko k'Uwiteka kwabikoze, ariko kwatatanije kugira ngo abantu b'agaciro bayobejwe babashe kumenya uko bateye mu by'ukuri. Amagambo narayize numva arantangaje. Nakomeje kugenda niga ijambo ry'Imana, numva noneho hari ahantu nimo ndava, hari n'ahantu numva nimo ndagera. Nihuse rero naje kwiga icyigisho, igitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose. Nababwiye ngo narakize guhera ku cyigisho cya mbere kugera ku cyigisho cya nyuma. Noneho mo hagati naje gusama inda ya 4. Noneho maze gusama bigeze mu mezi 6, nkabona nta kibazo mfite, ntabwo navaga mu rugo. Abantu bakambwira ati ariko ukeneye kushaka imiti yo kwa muganga y'Ibinyarwanda. Nkumva nta kibazo mfite, Imana yabanye nanjye mu gihe cyashize, izabana nanjye. Reka mbabwire ukuntu Satani ari umugome. Twize Imana ariko dukeneye no kwiga na Satani, kuko afite imikorere myinshi kandi mibi. Niyo mpamvu rero iyo twamaze gutahura imikorere ye, ni nabwo tubasha kubona imbaraga zo kubasha kuba twamurwanya. Mu by'ukuri nakomeje kwishingikiriza ku Mana, nta miti y'Ikinyarwanda nigezeho. Bigeze mu mezi 8, ndabyibuka hari ku Isabato, nagiye kumva mvuye muri dushe ngiye gusenga, ngiye kubona mbona ibimenyetso byo kubyara, kandi ubwo nari ngishigaje ukwezi imbere. Ngira umugisha, umutware wanjye yari ahari, ndamubwira nti mfite ikibazo, ndeba ukuntu bigenze. Arebye ukuntu bimeze, rero ati nta kundi, twihutire kujya kwa muganga. Twahise tujya kwa muganga. Ubwo tugeze kwa muganga bahita bavuga bati ni ukugohereza kuri hopitali. Tugeze kuri hopitali, barebye baravuga bati ni ukukubaga. Nta myiteguro na mike nari mfite, nari ndaho ngaho nariteguye, numva mfite ukwezi, ibintu biri aho ngaho, ariko nta na kimwe kiri ku murongo. Usibye ko ibyo nabyo byanyigishije ikindi kintu, gutungurwa. Naratunguwe, naratunguwe. Aho naho mpabona irindi somo ry'ukuntu tugomba guhora turi maso kandi twiteguye. Mu gutungurwa kwanjye rero, nagiye kubona mbona barambwira bati ni ukujya kuri sezeriyene, bahita bambaga. Bamaze kumbaga, naruhutse, umwana w'umukobwa aba muzima, nanjye mba muzima. Nuko barangije barebye, baravuga bati umwana afite ikibazo cyo kuba afite umwuka mukeya. Bahise bamujyana muri kuveze, nanjye njya mu bitaro by'ababyeyi. Numvaga yuko nahashira iminsi mikeya tuzataha. Hashize iminsi 2, bahita bavuga bati umwana afite ikibazo cyo kubura amaraso. Bati mubyeyi gwino usinye, umwana tumwongerera amaraso. Umwana bamuteye andi maraso, ariko akaba yaravukanye akantu mu mutwe, ubona katameze neza mu mutwe. Mbajije muganga arambwira ati ni amagufwa y'umwana, atari yakomera azakomera. Byaje kurangira rero tumaze icyumweru kwa muganga, umwana ari muri kuveze. Aho ntahiye rero, naratashye ngeze mu rugo, nta kindi kibazo nigeze kugira. Umwana yameze neza, nanjye nimeze neza. Nuko muri iyo minsi rero, nkumva muri njye mfite ububyutse bwo kwiga Uwifuzwa ibihe byose. Hari ibyigisho byari byaramfashije bigera muri 3. Icyigisho cya Ceceka utuze, icyigisho cya Ikigeragezo, icyigisho cyitwa Kunesha Yego, n'ikindi cyigisho cyitwa ngo Nimuhagarike imitima. Muri iyo minsi numvaga mfite ububyutse cyane bwo kwiga ibyo byigisho. Bigeze mu mezi 3, nta kibazo mfite n'umwana, nta kibazo afite, arimo ariyongera akakura neza. Nagiye kubona mbona umwana agize ikibazo kintunguye, atangira kujya ararira, atarigeraga arira.
noneho ndavuga nti uko biri kose wasanga ari ibyo mu nda. Ntangira kumuha utuntu bifashisha baha abana, mbona wapi biranze. Uko iminsi igenda ishira nkabona wapi. Noneho no muri wa mutwe we mbona bihindutse ukundi kuntu. Abantu batangira kujya bambwira bati uyu mwana bashobora kuba baramuhumanije, ati uyu mutwe we umeze uti. Rero umutwe we kwa muganga bambwiye yuko ari amagufwa y'umwana atarakomera, azakomera. Bakabimbwira nanjye nkababwira ko uko kwa muganga bambwiye. Umwana bigenda bihinduka. Bigera kuri rwa rwego noneho nari nsigaye ntadagisinzira. Twajya kuryama umwana bikanga, kandi byagera ku manywa umwana akaba muzima. Isaha zagera za nijoro ibintu bigahinduka. Twajya kuryama agafatwa n'ikintu kimugagaza, akakanura amaso, akaruka, noneho ukabona umwuka wanze kumanuka, wanze no kuzamuka. Nkamufata, ntamara kumufata nkaterura, ubundi ngaheka. Ibyo byavaho, agafatwa no kurira, umwana akarira. Bibaho ngaho. Njya kwa muganga mufata ibizami bifata ubusa. Bigezaho noneho nagiye kwa muganga, ageze kuri tape ya nyuma. Tugeze kwa muganga baravuga bati umwana nta maraso afite. Ndabyibuka hari abavandimwe twabanaga mu masengesho umunsi ku wundi. Uwo munsi twari dufite amasengesho, baraje hamaze kuza baravuga ati nta yandi mahitamo ahari, ni uko umwana agomba kujya kwa muganga. Twahise tujya kwa muganga. Ubwo tugiye kwa muganga umwana baramupimye basanga nta kibazo kindi afite usibye cyo kubura amaraso. Umwana wese amutera amaraso. Bamaze kumutera amaraso, abandi babyeyi twari turwaranye baravuga bati uyu mwana ikibazo afite baramuhumanishe, nubwo amuteye amaraso nta kintu bizamara, uyu mwana azavurwa no mu Kinyarwanda. Byarangiye rero bansezereye, bandangira imiti y'Ibinyarwanda. Imiti ndamuha, iyo bandangiye yose nkamuha, wapi. Ndabyibuka umunsi umwe umuvandimwe dusengana, ubwo yaraje asanze ikibazo cyavutse, nibwo yahise afata agafoto kiwe agashyira ku rubuga rwiwe bita Body Care, agira ngo asabe ubufasha nk'ababyeyi baba barahuye n'icyo kibazo kugira ngo badufashe. Ndabyibuka mboneraho no gushimira abo bavandimwe bakurwo rubuga Body Care. Mwatanze inama nyinshi, mutanga n'imiti nyinshi igiye itandukanye ngo dufashe uwo mwana. Umwana twaramufashije mu buryo bushoboka bwose, ibintu biranga, aho akagenda arushaho kuba nabi, hahandi twararaga twicaye bukarinda butandukana. Byaje kurangira rero n'ubundi yongeye asubiye muri cya kibazo cya crise. Dusubira kwa muganga, noneho basanga umwana yari amaze kugera mu biro 7. Twasubiye kwa muganga bwa kabiri ageze ibiro 4. Yari yagiye neza, byarangiye, mbona ubuzima bwe bwamucitse. Tugeze kwa muganga baravuze bati turaguha transferi ijya CH barebe ikibazo umwana afite kituma abura amaraso. Ni gute umwana abura amaraso 2 mu kwezi kumwe? Bahise amatransferi njya CH. Ariko nibwo nagiye CH n'ubundi nari nkomeje kumuha imiti ya Kinyarwanda. Iyo bambwiye yose moha. Ariko ndavuga reka ne gutinda mu Kinyarwanda, njye no mu Kizungu turebe hose dushakishe. Ndabyibuka nagiye CH ndasuzumisha muganga w'amaraso. Ikintu cya mbere yahise ambwira akimara kubona umwana, yarambwiye ati urya inyama. Ndamubwira nti ntago ndya inyama. Aranyisha arambwira ati umwana nubwo tugiye kusuzuma n'ibindi bibazo, ariko icyo maze kubona cya mbere, umwana ashobora kuba afite ikibazo
ikibazo cya vitamine bita ngo ni B12. Niba utarya inyama ukaba utarya ibikomoka ku matungo, uyu mwana nicyo kibazo yagize. Ariko arangije ananyandikira guca muri sikaneri, anyandikira guca anyandikira ikindi kizamini agomba gutanga Faisal. Byose narabitanze. Maze kubitanga nsubirayo gufata ibisubizo. Ndabyibuka ubwo nari njyanye ibisubizo bijyanye CHK, barabisuzumye. Bamaze kubisuzuma ikintu cyabonetsemo, barambwiye bati sikaneri nta kibazo umwana afite. Ikizamini cya Faisal baje bambwira bati umwana afite ikibazo cy'uko amaraso ye ahumanye. Bakimara kumbwira ko amaraso ye ahumanye, narabaje none se iyo ahumanye bigenda bite? Barambwira bati uyu mwana agiye ku miti ya buri kwezi kugeza ryari? Barambwira bati ni ubuzima bwe bwose. None ndangije ndababwira se ubuzima bwe bwose amaherezo azaba yahe? Ese azakira? Bati wapi, bizamufasha gusa. Numva ngize ikibazo. Ubwo barangije banyandikira imiti ndataha. Ariko na hano mfite ikibazo. Iyo miti yari nahenze, barambwira bati ukwezi ni gushira, imiti kimara gushira uzajya uhita wihutira kugaruka tuguhe iyindi. Naratashye ntahana agahinda n'umubabaro. Ndeba uwo mwana ugiye kunywa imiti y'ubuzima bwe bwose, numva simbyumva. Ndeba imiti umwana yanyweye y'Ibinyarwanda yose, mbona umwana ni ikibazo gikomeye. Ndangije mbwira Uwiteka, ntangira kwibutsa Imana ibyo yagiye inkorera. Ahantu hose twagiye duhurira ndagenda nyibwira ibuka cyagihe, ibuka. Ndakwinginze ongera ungirire neza. Ariko mw'ubwo burwayi ndabyibuka ubwo umwana twararaga turyamye, suba inyuma gatoya, twararaga twicaye, umwana arira, nabaga ndi njyenyine. Papa we ntabwo twabanaga, ntabwo tubana umunsi ku wundi. Ariko iyo yazaga umwana yararyamaga agasinzira, noneho yatekereza ukuntu mubwira ukuntu umwana ameze n'ukuntu atajya asinzira, ntabwo yabyumvaga. Ati kuvuga ko mudasinzira akaba yasinziriye bimeze biti? Nanjye bikambera ikibazo. Yaba yaje umwana agasinzira, yaba ataje tukarara duhagaze. Kandi noneho naje kureba nsanga umwana ikibazo afite ashobora kuba afite ikibazo cy'imyuka mibi. Kuko iyo byagendaga gutyo naravuga nta kindi kirukana imyuka mibi, reka nsenge ninginga Imana ahari yangirira neza. Nkasenga, nkaririmba, nkumva wapi, nkabona wapi umwana ari kurushaho kugenda amera nabi. Ariko nkahita nibuka amagambo nabanjije kujya niga mbere yuko umwana aremba, nkiga cya cyigisho cyamuhagarika imitima, nkumva ndi kubwira Imana, rero Mana, imbere ya byose ikintu ngusaba, mfasha ukomeze umutima wanjye. Numara kuwukomeza noneho ureke tugendane neza. Nkongera nkareba ceceka utuze, nkumva nta kindi nkeneye usibye gutuza. Uwiteka ngiriye neza, numva amaye gutuza, kandi numva andinze guhagarika umutima. Ikindi cyigisho nigaga ni icyigisho cy'ikigeragezo. Nkareba ukuntu Yesu yitwaye mu kigeragezo, nkahita mbona ubufasha. Ngasanga igihe Yesu yari mu butayu siwe wari warijyanyemo, nanjye nkabona ko icyo kigeragezo sinjye wakihamagariye. Nkabwira Yesu nti ndagusaba kugira ngo umfashe, umpe imbaraga muri iki kigeragezo. Ndashima Imana yuko yaramfashije. Mw'ibyo bihe iyo nasengaga, hari indirimbo zakunze kujya zimfasha cyane. Hari indirimbo yajyaga imfasha iyo byabaga byakomeye ya 226. Iyi ndirimbo nagira ngo umuntu wese uzajya uba arimo arageragezwa ajye agerageza kuyiririmba, kuko
irimo ihumure rikomeye. Reka mbaririmbiriho gatoya maze mubashe kumva. Iravuga ngo ntugire icyo utinya, ndi kumwe nawe, ni isezerano ryo kwizera kwanjye, umwijima ntuzigera untera ubwoba, ndahumurijwe ngenda na n'umukiza wanjye, ntabwo nzigunga, sinzigera nigunga, Yesu arandinda, ntabwo ajya nsiga njyenyine, ntabwo nzigunga, sinzigera nigunga, Yesu arandinda, ntabwo ajya nsiga njyenyine. Umusego umuriki yo hakeye neza, Yesu umucyo wanjye amurikira iteka, iyo ncitse intege Yesu arandamira, mucyo we yuri ibicu azangeza mu ijuru, iyo ibyago biturutse impande zose, iyo nugarijwe samba bugufi, ambwira ati komera humura ninjye, ntutinye komera, ndi kumwe nawe iteka, ntabwo nzigunga, sinzigera nigunga, Yesu arandinda, ntabwo ajya nsiga njyenyine, ntabwo nzigunga, sinzigera nigunga, Yesu arandinda, ntabwo ajya nsiga njyenyine. Iyi ndirimbo yaramfashije ubwo byabaga bikomeye. Iyi ndirimbo yahitaga iza mu mutima wanjye, nkayiririmba cyane ko hari naho byagezaga nijoro nkabona Satani yigaragambije. Ndabyibuka hari umunsi umwe nagerageje kumuryamisha, naniwe kumuterura mu ntoki. Muryamishije narakebutse, ndebye mu kiryamo cye, mbona haturutsemo umwotsi, hacucumukamo umwotsi, ngira ngo turahiye. Umwotsi urazamuka nyibirwa ahantu umwotsi uturutse, nkozeho ngira ngo numve ko duhiye, sinagira ikintu numva. Ukagenda hangiye ko nabona umwotsi ukwiriye inzu, mpita mvuga nti uko byamera kose iyi ni imyuka mibi. Ndasenga mbwira Uwiteka nti ntabara, nta kindi kirukana abadayimoni usibye gusenga. Ngasenga nkaririmba, iyi ndirimbo ikagunda kungarukamo inshuro nyinshi, hamwe n'indirimbo 173 ivuga ngo icyama nkizera. Ndabyibuka hari amagambo yamfashije mu cyiciro cyo yifuzwa ibihe byose, amagambo avuga ukuntu Yesu yakijije umwana w'umubyeyi wari ufite abadayimoni. Ubwo yari amuzaniye Yesu ngo amukize, yabwiye Yesu ati niba ubishoboye mukize. Yesu yaramubwiye ati bishobokera uwizeye. Baranditse baravuga ngo uwo umubyeyi yabwiye Yesu ngo ndizeye nkiza kutizera. Nasigaye nanjye mpanganye n'ikibazo cyo kwizera, mbwira Yesu ndakwinginze
mbabarira wagiye untabara ibihe bikomeye, n'ubu ongera untabare muri iki kigeragezo, nta wundi turi kumwe usibye wowe. Umbwiye yuko iyo ibyago biturutse impande zose ngomba guhumura nkamenya ko ari wowe. Ubu turi kumwe rero, ngwino umfashe muri uru rugamba. Nk'uko nabibabwiye maze kuva kwa muganga bambwiye yuko umwana azajya ku miti y'igihe cyose, nararebye nsanga ikintu bambwiye na hantu bihuriye n'ikibazo cy'uburwayi bw'umwana. Ndebye n'imiti ndimo ndamuha, haba y'Ibinyarwanda haba y'ibizungu, nsanga iyo miti nayo igiye kumwica. Muri njyewe havutsemo icyifuzo cy'uko ngiye gusenga nkabwira dati ikibazo cyanjye, aha ubundi nkabiharira Imana. Ndabyibuka hari amagambo nari maze iminsi niga avuga ubusobanuro bw'ijambo data. Bavuze yuko data isobanura uburinzi, umutekano, urukundo n'izina ry'umuryango. Ndavuga ntwongeye gufatira Imana ku ijambo nta kindi. Iyo miti nayimuhaye iminsi 2. Muri njyewe haje nk'imbaraga ivuga ngo ntugire umuti n'umwe wongera guha uyu mwana. Ubwo iryo jwi ryari rinjemo, nafashe umwanzuro wo kutagira umuti nongera guha uwo mwana, cyane ko nari maze kubona yuko hari indi mbaraga iri muri uwo mwana. Kimwe cyo nahise nimuka, nimuye icumbi, nagiye ku muvandimwe gucumbikayo. Nafataga umwanzuro ndi kuba umuvandimwe, ndamubwira nturazi n'ikindi, guhera uyu munsi wa none umwana wanjye sinzongera kumuha umuti n'uyu n'umwe, byose mbifashije hasi, haba ibyo kwa muganga haba n'Ibinyarwanda. Ngiye kumushyira Yesu wenyine wamumaye, niwe ufite igisubizo cya nyuma ku buzima bw'uyu mwana. Arambwira ati ariko urihuse, Davi ibyo bintu koze ntabwo ari ibyo, ni wapi? Ni nuko bimeze. Ndabyibuka twari turyamye, ubwo nari mvuye ku icumbi ngira ngo ndibe ko ikibazo ari aho ntuye ndi ku muvandimwe. Nagezeho ijoro rya mbere nitwaryama, irya kabiri nitwaryama, irya gatatu bigejeje mu saa 10. Ubwo nari nafashe umwanzuro wo kutazongera kugira umutima haba uw'Ikinyarwanda haba n'uw'Ikizungu. Mu saa 10 nagiye kumva numva mfashwe n'akantu kameze nk'agatotsi, ntasinziriye kandi numva ijwi rimbwiye ngo icyo akubwira cyose ugikore. Yaravuze biraba, ategetse birakomera. Yaravuze abadayimoni barahunga. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo koresha umubirizi. Nabyumvise nisa nk'umuntu usinziriye, impita mbaduka vuba vuba. Noneho ndangije mbwira uwo twari turi kumwe turyamanye, ni ese iryo jwi uraryumvise? Arambwira ati ese ijwi rihe? Ndamubwira nti numvise ijwi rimbwira ngo icyambwira cyose nyikore. Kandi arambwira ngo yaravuze ngo abadayimoni barahunga, ategetse birakomera. Kandi numvise ambwire ngo ninkoreshe umubirizi. Noneho ntangira gutekereza iryo jambo ngo icyo akubwiye cyose ugikore. Nibuka ko ayo magambo hari ahantu nyaze muri Bibiliya, ntangira kuyatekereza. Nsanga ayo magambo yavuzwe na Mariya, ayabwira umusangiza w'amagambo, igihe Yesu yahinduraga divayi, yahinduraga amazi mo divayi. Ayo magambo nkimara kuyumva, nkimara kwibuka ko ayo magambo yavuzwe na Mariya abwira umusangiza w'amagambo, mu mutima wanjye nahise numva mfite kwizera. Nahise mbwira umuvandimwe twe turyamanye, nturazi n'ibindi, ngiye gushaka umubirizi. Bwari butaracya, hari mu saa 10. Yahise abyuka ati hinga nzi njye kugushakira. Ahita agenda ajya kuwushaka. Amaze gushaka umubirizi yaraje turawutegura. Tumaze kuwutegura tuha umwana. Tumaze guha umwana yaranyweye, amaze kunywa amera nka ya nkono yari yabize upfunduye. Mbona umwana uko iminota igenda ishira, mbona hari ukuntu bihinduka muri we,
mu kwizera kwanjye numvise ko byanga bikunda iryo jwi ari irya Yesu kandi yavuze biraba niyategetse birakomera. Natangiye ubwo muha umubirizi, naho muhaye umunsi wa mbere, muha umunsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri iryo joro twararyamye turasinzira burenda butandukana, za mbaraga zose zamubuzaga gusinzira zose ziracecekeshwa. Imana ihabwa icyubahiro. Nyuma y'iminsi 3 rero umwana yatangiye kwituma inyama zicikaguritse. Hirya yo kwituma inyama zicikaguritse, none akajya yituma ibintu bimeze nk'imiziha, kwa kundi inka imaze kubyara ibintu igenda itanyuma. Ibyo bintu umwana yarabyitumye, umwana arabyituma abyituma ibyumweru 2 itarashira mu nda yiwe. Nihuse rero byaje kurangira umwana birangiye akize. Amaze gukira numva nezerewe Imana, numva Imana iranesheje, inkorera igitangaza ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Nabwiye abavandimwe dusengana umunsi ku wundi, nimuze mbabwire imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana. Ndangije mbabwira ubuhamya bw'iby'Imana inkoreye. Ubwo umwana twararyamaga, umwana agasinzira haba ku manywa habaye n'ijoro, ariko nkomeje kumuha umubirizi. Mbaho ubwo buhamya, maze kubaho ubwo buhamya ndabyibuka umuvandimwe umwe bati Imana niyo yakoze ibi bintu, ntariko buriya Satani n'umukome ntabwo mumuzi. Ati buriya ashobora kurira kuba ubuhamya utanze ukabona ibintu birahindutse. Umutima naravuze nti mu izina rya Yesu, ariko reka mbabwire Satani aratwanga. Tukeneye kwiga Imana, ariko tukeneye kwiga Satani kugira ngo tubone ukuntu tumurwanya. Iryo joro tukimara gutandukana n'abavandimwe, nongeye gusubira kuri rwa rugamba, ku buryo iyo bitaza kuba abavandimwe dusengana umunsi ku wundi kandi abavandimwe nzi, ntari guhita mvuga yuko hari icyo bakoze, ariko nahise mbona ko ari Satani ugikoze. Ahubwo namaze icyumweru nongeye nsubiye kuri urwo rugamba. Ubwo nari nsubiye kuri urwo rugamba rero, bitewe n'uko umuryango famiye yose yari izi izo ntambara nahuye nazo z'umwana, byari byaragiye bigera ahantu hose bababwira uburwayi narwaje, biragenda bigera kuri famiye ziba i Kigali. Barampamagara bambwira ati wazanye umwana tukakwereka umuntu umuvuza, ariko numvaga ntashaka kujaragira mu Kinyarwanda cyane. Ariko bigeze aho ngaho nongeye numva ncitse intege, ntekereza wa mufamiliye iwe yarambwiraga ati uwo muntu rwose nta ibindi bintu byinshi uraza akakureba, yakuvura arabikubwira, atakuvura nabwo akabikubwira. Ndabyibuka naragiye nacitse intege, ndamubwira rero noneho reka tujye kureba wa muntu. Yamaye nimero ziwe turavugana amagahunda. Ngeze Nyabugogo ndamuhamagara, musanga iwe arangije amakaribu ahantu avurira ni hariya mu Gasyata. Ivuriro ryiwe ni nko kwa muganga bisanzwe, ni nka nimero, bafata nimero. Ngiye nsanga hasohotse nk'umuri mubyeyi wari ufite umwana, mubaza imikorere ye ngira ngo numve. Arambwira anje nose aguciye angahe? Arambwira ati anciye amafaranga 200,000. Ntekereje yuko nani ntwaye amafaranga 10,000 imbere n'inyuma, numva ngize ikibazo. Ariko mbwira Yesu nti ndakwinginze unkomeze, ni we nishingikirijeho, ntago ari kuyu muganga nishingikirijeho. Cyageze aho ndinjira, umumama ukiri mutoya nkuko babimbwiraga, nta muti asuzumisha, ahantu yari nta n'ikintu na kimwe nigeze mbona kimuri iruhande, nta n'uburyo n'umwe nigeze mbona akoresha, yarandebye gusa. Kimara kundeba arambwira ati ese madame, ahantu hose wavushe bigeze bakubwira yuko umwana wawe afite ikibazo cy'imyuka mibi? Ndamubwira nti ntabyo bigeze bambwira. Maze umudamu arambwira byose uko umwana yafashwe, nta kintu nigeze mubwira ikibazo umwana afite, ahubwo we ni wambwiraga, kandi itamwiye byose gasanga nibyo. Nambwira ati umwana inda yawe bayihumanije
ifite amezi 6 yavutse yaranduye. Ahubwo no kuba nawe ukiriho ati ni Imana, ati ntabwo wagombaga kubaho ari wowe ari n'umwana. Arangije arambwira ati kuba utarapfuye ukaba ugejeje iki gihe ni Imana. Ariko yambwira ati umwana arahumanye, nta n'ubushobozi ngewe mfite, sinamushobora, yewe sina n'undi nanakubwira wamufasha. Ati kuko byaramurenze, byageze ku bwonko bwiwe, amagufwa yiwe yose byarayajanjaguye, imyuka mibi byarayajanjaguye. Kandi koko umwana yarageze mu mezi 7 ariko yaragifatwa nk'uruhinja mu ntoki, ntabwo ijosi rye ryakomeraga, niyicaraga, reka da, niko yari ameze. Ibyo byose yabimbwira nanjye nkabibona. Arambwira ati no ku bwonko bwe ntabwo asinzira, byose arabimbwira. Uko umwana arwaye arabimbwira. Nibaza imbaraga iri muri uwo mudama, numva nayo simbashije kuyisobanukirwa. Ariko amagambo akomeye yambwiye ntazibagirwa. Yarambwira ati madamu, ati haguruka, nta n'igiceri cyawe cy'5 ntwara, ati gusa uko nakubonye uri umunyamasengesho, turasenga. Ati inyifato y'abanyamasengesho itandukanye n'inyifato y'abantu badasenga. Ati hirya y'abarozi, hirya y'imyuka mibi, hirya y'abaganga hari Imana, genda uyikomeze kuri iyo Mana. Nahise mpaguruka ndaheka. N'umwana wanjye nigeze namutora mu ntoki, reka da, yarahagaze yari yicaye hariya, nicaye hariya. Ibyo byose bimbwiraga atigeze nkoraho, atigeze nakora no ku mwana. Narahetse maze guheka ndataha. Mbwira Yesu nti Yesu mbabarira, n'ubundi ni wowe wari wabimbwiye, ariko intege nke no gushidikanya nibyo bingejeje ahangaha. Ni guhera uyu munsi wa none mpimbaraga, ume guhama hamwe, ume gutuza, kandi ume kwizera. Nicyo cyonyine ngusabye. Nahise ntaha, ndangije ndavuga nti ubu ngubu nta kindi ngiye gukora usibye kurwanisha, gusenga konyine. Indirimbo ya 281 yamfashije cyane muri ibyo bihe. Wiringira umwami Imana kuko ari yiza kuyobora, izere nyir'imigisha ni uzagukenura, izere uko yakubwiye, yihangama iteka ryose, uyiringire ibihe byose, niyo mungeri wawe. Mbere iyo nigaga ijambo ry'Imana nta kintu numvagamo nk'uko nabibabwiye, ariko ubu bwo Imana ikimara kuma iri somo riboneka mu rwa mbere rwa Petero igice ni 4 umurongo ni wa 12 kugera 13, amagambo akomeye avuga ngo bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezerwe nuko mufatanije imibabaro na Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Iri somo ryaranejeje cyane, nararyumvise noneho nsanga rirakomeye. Njya namenya ngo burya ndi mukundwa w'Imana. Nkimara kumenya ko ndi mukundwa w'Imana, nabwiye Imana nti rero Mana, ngaho mfasha kugira ngo tugendanemo neza. Hashize igihe gito, Imana yanyoboye mu byigisho bya Bibiliya umuriro w'umucuzi. Umuriro w'umucuzi ndawiga, uhera ku cyigisho cya mbere
kugera ku cyigisho cya nyuma. Saba umuntu uzumva ubu buhamya wese uzaba uri mu bigeragezo azihutire gushaka iki gitabo cy'umuriro w'umucuzi. Kirimo inkomezi kandi kirimo n'imbaraga. Iki cyigisho narakize ndakiga, maze kukiga mbwira Imana nti rero Mana, ubwo menya yuko ibigeragezo ari bwo buryo ukoresha, mfasha kugira ngo mbashe guhagarara mu mwanya ushaka. Imana rero yacu irumva, kandi ijambo ry'Imana n'undi ritubwira yuko ireba mu mutima. Nize icyigisho cya mbere kivuga ingorane y'umwungeri, aho bavuze yuko umwungeri ari we ujyana intama mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu agendereye ibintu bibiri. Ibyo bintu bibiri byarantangaje. Icya mbere, abagendereye kumara ubwoba intama. Icya kabiri, abashaka yuko intama ayigisha kwiyiringira. Ayo magambo yarankomeje cyane. Nyuma y'iminsi mikeya rero y'Imana itanze isomo, itanga n'ikizami. Nkimara kuyumva Imana yahise itanga ikizami. Mu by'ukuri nk'uko nabibabwiye, nigaga ibyigisho byinshi mu bugeragezo bikansinda. Inyandiko z'ibanze paje 59 ku kagingo kavuga kugeragezwa ko kwizera kwacu. Muri iki gihe cy'ihishurwa dukeneye guterana umwete wo gukomezanya muri iki gihe. Muri iki gihe ibishuko bya Satani birakomeye cyane kuruta uko byari bimeze mbere, kuko azi yuko igihe cye ari kigufi kandi ko vuba aha bidatinze byose bizafatirwa umwanzuro, waba uw'ubugingo cyangwa uw'urupfu. Ntabwo ubu ari igihe cyo guheranwa no gucika intege n'ibigeragezo. Tugomba kwihanganira imibabaro yacu yose, kandi tukiringira byimazeyo Imana ya Yakobo ariyo ishobora byose. Imana yanyeretse ko ubuntu bwayo buhagije mu bigeragezo byacu byose, kandi nubwo byaba bikomeye cyane kuruta uko byari bimeze mbere. Nyamara niba twiringira Imana by'ukuri, dushobora gutsinda ibishuko byose, kandi kubw'ubuntu bw'Imana tubisohokamo tunesheje. Nkimara kwigishwa ayo magambo n'Imana, ntabwo byatinze nahise njya mu kizami. Ndabyibuka igihe kimwe ubwo nari ndi mu rugo, papa w'abana ntabwo akorera inahangaha, yakoreraga i Kigali. Nk'uko bisanzwe rero yajyaga aduhamagara haba nijoro atubaza uko twiriwe, akaduhamagara na mu gitondo atubaza ko twaramutse. Reka umunsi umwe rero nzategereze ko ampamagara, ndaheba. Bigejeje mu ma 5 ndamuhamagara. Muhamagaye nsanga telefone ye ntayiriho. Nongeye guhamagara nsanga iriho. Ntegereza ko anyitaba, ntategereza, ndaheba. Bigejeje mu 6 ndongera ndahamagara, ntiyanyitaba. Bigejeje 7 ndahamagara, nsanga ntiriho. Ndavuga nuko biri kose uyu muntu yagize ikibazo. Nakomeje kujya ngerageza guhamagara byanga. Bigejeje mu 8 mutima urambwira ati uyu muntu yagize ikibazo. Amajwi yabaye menshi ambwira ibintu bitamfasha, ariko nabwiye data nti Mana, iki kibazo urakireba, ni wowe uzi ahantu ari. Niba uzi ko atapfuye koko, mpa kuryama kandi ube gusinzira. Imana yabigenje neza, ubwo nararyamye ndasinzira. Bitewe nuko hari amagambo yahise aza mu bitekerezo byanjye ajyaga amfasha mu wifuzwa ibihe byose. Icyigisho cyacije gutuze, amajwi amaze kuba menshi,
ijambo ryaje mu mutima wanjye ni ugutuza. Bwarakeye telefone ye itariho, nibwo nahamagaye abavandimwe ndababwira nti umuntu ntamubuze. Nagerageje gukomeza guhamagara bukeye nabwo biranga. Namushatse icyumweru ntaramenya ahantu aherereye. Murabyumva ko ari ibintu bitoroshye. Nagerageje kubaza abantu bakorana, bose mbwira ko n'amakuru bafite. Ariko ubwo nabwiye Imana nti rero mfasha, unkomeze kandi ume kwihangana. Imana yarabikoze, yamaye kwihangana, noneho tubigendanamo neza. Ndabyibuka umunsi umwe nagiye kumushaka muri Kigali, aho bambwiye gereza hose nkajyayo. Ariko ndabyibuka Imana yamaye umuntu mfasha, umuvandimwe muri Kigali sinari nyizi yose, akamfasha gushaka. Niri umunsi wose mushaka namubuze. Aho ngeze bamwe ati nawe urimo, aho ngeze bati nawe urimo. Ariko nkumva ndakomeye mu mutima. Ariko andi majwi akaza ambwira ati baramwishe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri ndabyibuka ubwo nani ntashye, nibwo naje kumenya aho aherereye. Bukeye nsubirayo, byansabaga kujya kumusura nturutse mu Ruhango njya kumureba i Kigali, kandi hari muri cya gihe cy'inkingo. Nta muntu wajyaga kuri gereza atarakorewe iyo gahunda. Iyo gahunda sinari narayikorewe, kandi byari ngombwa yuko ngomba kujya kumureba. Muri ayo mezi 2 yose, weekend yose najyagayo. Imana integurira marayika wayo wagendaga imbere. Iyo twageragayo batubazaga icyangombwa cy'uko iyo gahunda yakozwe. Ariko muri ibyo bihe byose naratambukaga kandi bakamunyereka, kandi iyo gahunda ntarayikorewe, bitewe nuko nabaga ndi kumwe na marayika w'Imana. Ntabwo byo ari ibintu byari byoroshye gusigara mu rugo n'abana n'akazi kaho yakoraga. Satani nabwo yararebye aravuga ati ntabwo bihagije, ajya mu kazi aho yakoraga ibikoresho byose bihita bipfa kandi afunze. Byansabaga kumukurikirana, kandi bikansaba gukurikirana n'ibikoresho aho yakoreraga aho ngaho i Kayonza. Satani yagerageje rero kunshanga mu buryo bushoboka bwose, ariko Imana ima amahoro kandi ima n'umutuzo. Icyo kigeragezo nacyo gisohokamwo amahoro. Ndabyibuka byabaye ngombwa yuko azaburana. Imana yabigenje neza, birangira atashye. Abavandimwe ndabyibuka bari baje kundeba, tukimara kumenya yuko bamurekuye. Twaranezerewe cyane. Mbwira umuvandimwe waje kunsura nti pfukama dusenge. Ubwo twari tumaze gupfukama dusenze, nafashe telefone gerageza guhamagara umubyeyi wanjye, mubwira igitangaza Imana ikoze cyuko papa w'umwana afunguwe. Icyo yahise akora, yahise ashyira icyubahiro cy'Imana hejuru, ashima cyane. Ubwo yashimaga rero, twarapfukamye turasenga. Mu gihe tutararangiza gusenga, isengesho ritararangira, twumva telefone irahamagaye. Umuvandimwe sinzi ukuntu byagenze muri we, twahitamo dusenga, ariko nagiye kumva numva yahagurutse agiye kwitaba telefone kandi twasengaga. Ngiye kumva numva avugije induru ari hanze. Mu kanya gatoya agaruka atubwira ati papa arapfuye, taraguye. Mama arambwiye yuko aguye cyane kandi ashobora guhita apfa. Ntabane Satani ntago ajya ava inyuma. Uko mbabwira niko byagenze. Bahise bamujyana kwa muganga. Iryo joro papa mwana yari yafunguwemwo, niryo musehe wanjye yahise asinziriramo. Ntago yigeze arwara, ahubwo yagize impanuka mu kanya gatoya. Ubwo mama nawe nkimubwira yuko papa w'umwana wamufunguye, yahise ahamagara muzana mbwa ati papa w'abana arafunguwe. Yabimubwiye numva. Mu kanya gatoya, mu minota itarenze 5, nibwo yahise akora iyo manuka ihita imutwara. Urumva ko ari ibintu byahise biza bikurikiranye, ariko Imana ikomeza kubana nanjye kandi kuma gutuza no kwihangana. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo Imana yakwigishije, itanga n'ikizami kugira ngo irebe ko ibyo wize koko wumvise cyangwa utumvise. Ndabyibuka ikindi gihe Satani ikintu yankoreye, tugomba kwiga Imana ariko tukaniga na Satani. Hari igihe Satani dutega imitego ntitubashe kumenya ko ari we waduteze.
Mw'icyo gihe ubwo nari ndwaje umwana, ndabyibuka umunsi umwe nahagurutse mu rugo aho nari nacumbitse i Kigali ngiye kwa muganga. Ubwo bari bamaze kuma randevu yo kuzajya guca mu cyuma, bambwiye ko ngomba kuza mbere y'uko umwana aca mu cyuma, nagomba kubonana na dogiteri we uzamucisha mu cyuma. Twaragiye rero baduha amabwiriza, batubwira yuko 9:00 za nijoro dukura abana ku ibere, tukazinduka 9:00 abana bataronka, kugira ngo bakorere iyo gahunda. Niko byagenze. 9:00 umwana namuvanye ku ibere, 9:00 nazindutse kare mushyira mu mugongo atararira. Ariko icyo gihe ndabyibuka tugezeyo hari umurongo w'abantu benshi n'abandi babyeyi benshi bazanye abana kwa muganga. Ababyeyi bose bari bandiye imbere, barabakorera, babanza gufatira abana babo umutsi. Bageze ku wanjye umutsi barawubura, umwana baramujomba umutsi barawubura. Mbona ko ari Satani ushaka kugira ngo akomeze ambabazi. Cyageze aho muganga arambwira ati rero umwana wa mutsi nawubuze, urategereza dogiteri uri bumukorere, niwe uraza kumufata icyo kiza, uraza kumufatira uwo mutsi. Abandi babyeyi barabakorera, batangira no guha abana babo amabere. Ubwo ngena nibyo bimaze kugera mu masaha ingahe, mu masaha 5. Umwana ararira. Iyo umwana arize nta kintu umubyeyi amuheresha usibye ibere, kandi ubwo nari nabujijwe kuva 9:00 ataronka kugera 5:00 ataronka. Umwana yararize, agahinda karanyica, mbura icyo gukora. Noneho Satani kugira ngo ambabaze cyane, abaganga nabo baragiye barahugirana. Umwana ararira. Bigejeje mu saa 6 ambwira muganga nti rero muganga, umwana urabona ko yarize, jewe nimundeke basi mu yindi randevu nzagaruke nk'umwana ibere, kuko urabona ko nta kindi nakora. Yarambwira ati hangane njye kukurebera muganga. Yagiye kureba muganga wiwe, asanga afite abantu benshi. Nakomeje kwihangana, umwana arera kugeza igihe hahandi umwuka wamushiranye akajya ahigiza. Bigejeje mu masaa 7, kwa kwihangana kose kwaragiye kundemamwe ikintu cy'intimba mu mutima. Nagiye nisanga nashwanyutse, ndarira cyane, kuko abandi babyeyi bose bari bamaze guha abana ibere, hari hasigaye njyewe njyenyine. Noneho muganga ngiye kumureba ndimo ndarira, arambwira ati ihangane, ati ndaje ngufashe. Mu kanya gatoya asohotse arambwira ati icyuma kirapfuye. Ndibaza Satani wahereye ku mutsi w'umwana akawimana, bagiye kumucisha muri scanner icyuma kigapfa. Icyo gihe nagize umubabaro ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Umwana yari yarize akandeba mu maso, ubundi agahigiza gusa. Ariko icyo gihe nabwo nahigiye isomo rikomeye. Isomo nahigiye, narebye umubabaro abana b'Imana bagiye kugira imbere ahangaha. Ubwo nani mfite uburenganzira bwo kumwonsa, ariko bwo nabubujijwe. Ntekereza rero umunsi noneho tuzaba twabujijwe ubwo burenganzira, sanga ni ikintu gikomeye cyane. Byanyigishije umubabaro uri imbere ahangaha. Aho rero naho nahaboneye Satani. Ikindi gihe nanone nabonye imirimo ya Satani. Rimwe nafashe moto ngiye kwa muganga, ntega umumotari. Arangije arambwira ati we mubyeyi wicaye nabi kuri moto, kandi mu by'ukuri nge numvaga nicaye neza. Tugeze imbere arahagarara ati umva, ati wicaye nabi, ntinicaye neza. Arambwira ati ngiye kukubwira kwicara neza, nibikunanira ndagusiga hasi, ndagushyira hasi nge nigendere. Yambwira kwicara neza kandi nzi ko nge nicaye neza, nkumva biranyobeye. Noneho ndabona ko reka ndebe, ngerageza kwihengeka. Nihengetse arambwira ngo nibwo nicaye neza. Oya, ndavuga nti atankubita hasi, nicara neza, genda ntuka mu nzira. Arambwira ati ngiye kugushyira hasi. Twe tugeze mu mihanda myinshi, murahareba muri Kigali namwe, muri ya mihanda myinshi
utabona ngo ni hehe ndajya hehe. Tugeze CHK nabavuyeho, maze kuvaho arambwira ngo nabera nakitwa ngiye ngo niwe nkibona umuntu umeze nkawe. Nanjye naramushubije nti nanjye nabera niwe nkibona umuntu umeze nkawe. Satani yashaka kunkoresha impanuka na moto, icyo nari nakibonye, ariko Imana impagararaho. Nongera gutega umumotari ntaho, yagiye ambwira amagambo y'inkomezi y'ibyiringiro kandi ntabwo nari muzi. Agenda ambwira amagambo y'iki gihe. Abamotari ko ari babiri baranyigishije. Umwe namubonyemwo umukozi wa Satani, undi mubonamwo umukozi w'Imana. Ibyo bintu naje kubitekereza nyuma. Imana imbwira yuko muri iyi si imigabane ari ibiri. Mbere hari aho ibigeragezo byangezaga nkumva mbuze ibyiringiro. Mubyibuka aho nababwiye hari aho nasenga nkumva sinse, amasengesho nazamuka nkajya no gusaba ubufasha bw'abansengera, ariko ikigeragezo kiragukuza kikagukuza. Iyo ubaye maso ugasenga wiga ijambo ry'Imana, Imana iragufasha ikakuvana aho wari uri ikakugeza aho Imana ishaka kugera. Uyu munsi wa none rero ni imbere yanyu nshimira Imana yuko ariyo yabikoze. Mu bigeragezo niho twerezwa, mu bigeragezo niho dutsindira, mu bigeragezo niho tumenya yuko dufite Imana. Reka rero nsoze nshimira Imana yo mu ijuru ko iyo itajya ibura uko ibigenza. Yari ibizi neza yuko igihe nk'iki ngiki nzagaruka imbere yayo nishimira ibyo yankoreye. Reka rero nsoze nshima Imana cyane kugira ngo umuntu wese uzabasha kumva ubu buhamya, igihe yaba arwaye, yaba arwaje, yaba ageragezwa mu bundi buryo, ajye yikomeza ku Mana, niho hari ubuhungiro bwonyine. Imana iduhana umugisha. Niko gusenga kwanjye, nanjye mbasabira mu izina rya Yesu, amen. Torero ry'Imana tugiye kubabazwa, tugeze mu gihe cy'akarengane gakomeye, tugiye guhangana n'inyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo. Igihe cy'amakuba menshi, igihe cy'umubabaro mwinshi, igihe cy'akaga gakomeye, dore twakigezemo bagenzi. Igihe cy'amakuba menshi, igihe cy'umubabaro mwinshi, igihe cy'akaga gakomeye, dore twakigezemo bagenzi. Bamwe tugiye gushyirwa mu nzu z'imbohe, abandi tumenenganishwa tuvanwe mu byacu. Bizaba ari igihe cy'umubabaro mwinshi utigeze kubaho mu isi. Igihe cy'amakuba menshi, igihe cy'umubabaro mwinshi, igihe cy'akaga gakomeye, dore twakigezemo bagenzi. Igihe cy'amakuba menshi, igihe cy'umubabaro mwinshi, igihe cy'akaga gakomeye, dore twakigezemo bagenzi. Abakomeza amategeko y'Imana bagashyirwa ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga, bagakomeza isabato y'Imana, Uwiteka azabaneshereza. Torero ry'Imana nimuhumure, Yesu umwami azaturengera, tuzamubona tungutse ku bicu, aje gutabara itorero rye. Torero ry'Imana nimuhumure, Yesu umwami azaturengera, tuzamubona tungutse ku bicu, aje gutabara itorero rye. Torero ry'Imana nimuhumure, Yesu umwami azaturengera, tuzamubona tungutse ku bicu,
aje gutabara itorero rye. uramutse wifuza kuvugisha Mugeni Edisa wamuhamagara kuri 078 20 47 61 5 cyangwa se kuri 073 52 12 56 3. Murakoze.